Nibyo koko umunyarwanda yari yavuze ngo amagara aramirwa, kubw'ibyo muri video y'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibyo kurya bigera ku 10 bifitemo karori nyinshi ushobora kwifashisha igihe ushaka kubyibuha. Nigeze gukoraho iyo video ndavuga ngo abantu 5 muri comment nibambwira ngo barabishaka barambwira ndavuga nzabibakorera. So uyu yaravuze ngo nanjye ndabishaka, uyu yaravuga ngo nanjye ndabishaka, ubwo rero why not? Kubera yuko icyifuzo cyanyu ni nk'itegeko kuri njyewe. Ni kuri channel y'umuryango rero Shushu TV, bana natwe ukore subscribe, comment, like, share ni ingenzi kugira ngo tubashe kubana mu kiganiro cy'uyu munsi, aho wowe ushaka kubyibuha, ushaka kugira ubuzima bwiza, nakubwira ibyo kurya uzajya wifashisha hanyuma bikagufasha kubyibuha. Imana ibarinde rero wowe aho uherereye, nimba ari mu gitondo turakuramukije, nimba uri kutureba iyi video bwije ariko umugoroba mwiza cyangwa ijoro rihire, turabakunda rero mwamfura mwe. Nibyo koko umunyarwanda yaravuze ngo amagara aramirwa, ushatse gusa neza urarya, ushaka kunanuka ukarya. Niyo mpamvu muri video zacu harimo iza detox ushaka kugabanya ibinure bibi mu nda cyangwa se mu mubiri, detox ziriho wakoresha. Ushaka kongera ibiro, video ziriho. Hari uwabikoresheje arambwira ati nyamara njye narabikoresheje sinahita mbyibuha, ariko uko ngenda mbikoresha niko nagiye mbona resultat nziza, mbona uruhu rutangiye gusa neza. Buriya iyo ukomeza wamfura we byari kuba byiza kurushaho. Uko uruhu rusa neza, umubiri ugenda wiyakira, izo mbuto wariye, iyo simufi wanyweye bigenda bigira umumaro, no kubyibuha byari kuza. Wicika intege rero. Hakaza n'abandi bavuga ngo uri umurozi, uri umugome, amavuta ntuzi ko atera ibi n'ibi n'ibi. Ibyo turabibwira umuntu ugiye kubyibuha. Wowe ufite imyaka yawe za 80 ntabwo nkuhatirije kujya kurya ibyo binyabivuta, ntabwo nkubwiye ngo jya kwiyahuza ibifiriti n'ibibureba n'ibiki. Ndabwira wa wundi ushaka kubyibuha, kubera ko muri ubuzima niko bimeze. Njye ndashaka kubyibuha, wowe urashaka kunanuka. Wowe urashaka kunanuka, njye ndashaka kubyibuha. Ninkubwira message ukumva ntikugenewe, wivuga nabi. Reba mu zindi video zirenga 400 none hari zo dufiteho n'igihumbi zizagera, urebemo video yagufasha. Sibyo byiza kuruta kutwita ngo uri umugome, ngo uri umwana mubi, ntabwo mba nkuzi ngo naje kukuroga cyangwa kukugirira nabi. Icyo mbanje gukora ni ugutanga ubufasha. Twakomeje rero kuri ba bantu rero mwikenereye izi video. Amaze gukora subscribe, kutabashimira, udashimira abantu ntiyashimira, ni Imana ibahe umugisha rero. Urubuto rwa mbere dusanga mu byo kurya rufitemo karori nyinshi ushobora kwifashisha amafunguro yawe kenshi gashoboka, hanyuma ukongera ibiro kandi ugasa neza ukagira ubuzima bwiza, nta bindi. Avocado, avoka. Kera ujya wibaza kuki abantu bo mu cyaro bakomera, kuki abantu bo mu cyaro gutya na gutya. Avoka ibiti barabitera, arya ikijumba cye akarya igishyimbo agakubitaho avoka. Yabona uwo muceri rimwe muri Noheli cyangwa kuri Bunane cyangwa kuri Irayidi akakubitaho avoka akirira. Avoka ni urubuto rwiza ukwiriye gushyira ku mafunguro yawe, by'umwihariko amafunguro ya nijoro. By'umwihariko amafunguro ya nijoro ukajya ushyiraho, hanyuma ukabasha kurya kandi ugasa neza kandi ukanabyibuha. Amagara aramirwa nicyo baba bashatse kuvuga. Ntabwo ari ukwicara ngo birote ngo ndashaka kugira ngo uhite ubyibuha. Irinde stress byo kwirinda n'ibishaka turi kuje kuvuga bya biryo bifite karori. Voka se hari utayizi? Ibinshobokera ndajya nshyiramo amafoto, ariko kugira ngo edit zitaba nyinshi cyane, hari igihe nyine amafoto nyareka nkabivuga, ubwo haba hari icyo utazi ukambwira. Icya mbere avocado. Icya kabiri ubunyobwa. Ubunyobwa bukize kuri karori nyinshi. Noneho hari ibiryo biba bifitemo karori nyinshi biri byonyine, noneho wabivanga n'ibindi, mama yake na mama. Wafatiye avoka washyira ku mukati, wafatiye avoka washyira ku mvange yawe, wafatiye avoka washyira ku muceri, bikaba amata byaye amavuta. Wafatiye peanut butter ukayishyira mu mukati, wafatiye peanut butter ukayijya mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ibiro biriyongera. Peanut butter narabibashishikariza cyane bishoboka. Ni ubunyobwa nababwiye ukuntu wabusobanura, wabukora. Ubaye mushyashya hano ukavuga peanut butter ni ubwa mbere nkurikiye Shushu TV. Peanut butter ni ibiki, bayikora gute? Ni ubunyobwa buno busanzwe bakaranze bagashishaho buriya bishishwa, buriya bunyobwa bakawusekura cyangwa se bakabusya muri blender. Bwo ubwabyo bwibyarira ubunyobwa bufashe, bumeze nk'igikotori, bumeze nk'amavuta. Buriya bunyobwa bugira intungamubiri nyinshi cyane.
Ushobora kuburya ari bubisi, ukaburya mu mukati, ukabukoramo isosi no mu bundi buryo bugiye butandukanye ariko ku mukati ku muntu ushaka kubyibuha. Ndabugutuye. Avoka ndetse n'ubunyobwa. Nkwibutsa ko tugiye kurebera hamwe ibiryo bigera ku icumi wa mfura we. Ndagusaba gukora subscribe, comment, like, share ni ingenzi kugira ngo tubashe kubana kandi neza muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ese wari uzi ko ibigori, maize cyangwa se kawunga nabyo biri mu biryo bifitemo calories nyinshi? Kawunga ni iy'abakene, kawunga ni iy'abanyeshuri, kawunga bla 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 this and that. Ushaka kugira ubuzima bwiza irya kawunga once a week, once a day, uko uzabishobora Imana yagushoboje jya urya ka kawunga karuriye. Reba wariye kawunga ukayirya iriho igishyimbo cyawe, iriho na voka, cyangwa ukayisha agasosi k'ubunyobwa ugashyiraho na voka ku ruhande. Ndakubwiza ukuri uba uriye karori eshatu ziteranyije: ubunyobwa, kawunga ndetse n'iki na avocado, ukabasha kugira ubuzima bwiza kandi ugasa neza ukanabyibuha. Yewe waza wibaza ari impamvu ki batajyanye ubugari kenshi muri interina bakajyanamo kawunga? Ni ibiryo bitera imbaraga, bitera kumva umeze neza kandi ukabasha kugira n'ubuzima bwiza. Ikindi ni ibituruka ku ifarini, aho biva bikagera harimo amandazi, harimo capati, imikati yo ni urundi rwego. Wa muganda niwe wavuze ngo bread and butter, mukati wa butter, bread and butter uraryoha, ariko si ukuryoha gusa ushaka kubyibuha. Kiri mu bintu nkunda, yaba yadushoboje tukawubona, mana nanjye ndawukunda pe, kandi ibiro biriyongera. Mba nshaka kugabanya ibiro, najya ku munzani nkabona nkiyumva ko nananutse, nkabona muvoma ndi fasta nagiye nagarutse nihuse, ariko najya ku munzani nkabona ibiro byiyongereho kimwe. Muri iyi minsi maze iminsi ndya imikati nashishikaye. Rero umukati ni umukati mwiza cyane, mwiza pe, mu ushaka kubyibuha. Umukati rero nawo tuwusanga mu bifite calories nyinshi. Ntabwo ari ibyo gusa, imbuto za dates, itende hari umuntu utarizi? Nkutuye ji y'umuneke, ji irimo itende n'umuneke, ugashyiramo n'umwembe, mbega ji ngo urasa neza. Bazita smoothie izo ngizo. Mbega ngo uragira umubiri mwiza, mbega ngo urashisha itoto iratemba ureba, mbega ngo urabyibuha wariye ibyo bintu. Itende ni urubuto rwiza cyane rufite ibinyasukari, ruraryohera ariko rugira karori nyinshi, rukorana n'inshyushyu. Urukorane izo smoothie twarazibakoreye, twababwiye uko zikorwa. Ndakoresha blender yanjyeho gatoya, Imana nifasha nkabona ako gakoresho gato kabura, nongere garuke tuzajya tubikora live, mujye muza live, ariko live n'ubundi nze kuya-uploadinga. Urebe kuntu wakwitekera, wakwikorera iwawe ibintu bikubyibushye utiriwe wagiye kubigura ukagura smoothie agakombe kamwe kakaguhagarara 8 kandi wakayikoze mu rugo y'igihumbi cyangwa ya 2, urugo rwose rukanywa rukenjoyinga. Dates cyangwa se itende nayo iri mu bintu dusanga mu 10 bigira karori nyinshi bishobora kugufasha kubyibuha igihe uri kubishaka. Ibirayi bitetse ariko by'umwihariko mu mavuta, ifiriti, ifiriti. Uzasanga abantu bafite bashaka guhangana n'ibibazo by'amavuta, barwaye amadiyabete, ngo amafiriti ibintu by'amavuta. Ibyo rero babuza, mbega ushaka kubyibuha, fata ibintu babuza umurwayi ufite diyabete izamuka, amasukari n'ibinyamavuta n'ibiki byose, ufate ibyo bintu bamubuza aribyo wirira, uzabyibuha. Ibyo bamubuza si uko ari uburozi, ni ibiryo, ni na byiza, ariko ntabwo ari byiza ku mubiri we bitewe n'impinduka umubiri we wahuye nazo. Rero kuri wowe ushaka kubyibuha birakureba. Hanyuma wowe wabyibushye cyangwa se ufite izo ndwara zigiye zitandukanye, pay attention. Udashaka kubyibuha ugashiduka ukuriye ibikwica. Ifiriti ni nziza, kurya agafiriti ugashyiraho ukakarya kenshi, ugashyiraho ka mayoneze, mu gitondo wanyweye agakoma, washyizeho ako ka bleu, washyizeho ako ga peanut butter, amagara aramirwa, usa neza, ukagira umubiri mwiza, ugashisha wumva nkaho uravuze ati njye narabikoresheje pe, nitambara natangiye gusa neza. Gusa neza ntabwo ari ukwisiga ibihenze. Natwe b'ibikara tw'imibiri yombi uba nta gihe rufite kandi usa neza kandi uri igikara. Gusa neza ntabwo ari ukuba inzobe, ntabwo ari ukuba umuzungu, oya. Gusa neza nyine ni uko wireba nawe ukabona ufite itoto, uruhu rwawe rumeze neza,
bivuye mu ki? Mu byo kurya. Kora subscribe, comment, like na share ni ingenzi, hanyuma utwiyungeho wa mfura we. Umuceri. Umuceri rero ni dish cyangwa se ni kimwe mu byo kurya abantu benshi bakunda, benshi cyane. Ariko nanone inaza ikagira umumaro munini cyane ku bantu bashaka kubyibuha. Nawe wibaza impamvu ariyo ndyo batoranyije mu bigo by'amashuri. Hari hano abana barahangayika, abana barananuka, abana bagira ibibazo bigiye bitandukanye, ariko yariye umuceri agakubitaho kawunga, nibyo biryo bibiri usanga akenshi mu kigo birika, kawunga n'umuceri, kawunga n'umuceri. Aho mu byaro niho babasha wenda kubona ibyo bijumba n'ibiki nabwo bagashyiramo, ariko ni hakeya. So ibi biryo ni byiza, byagufasha kubyibuha ukagira ubuzima bwiza. Gukora spaghetti cyangwa se za makaroni n'ibindi bigiye bitandukanye, biriya biryo byose bikorwa mu mafarini, burya amakaroni nayo akorwa mu mafarini, bituma umuntu abyibuha kandi mu gihe gito. Ntabwo ari ibyo gusa, amavuta dutekesha, aya mavuta yo guteka, kurya ibiryo birimo amavuta yumvikana. Ntabwo mvuze ngo urye yandi none hagiye kukurwaza akihoma ku mwijima, akihoma ku mutima, akagira gute, ariko urya ibiryo nyine ushaka kubyibuha birimo amavuta, urya ukumva nawe uri kurya ukumva icyanga, uri kumva ubuzima, sibyo? Nizere ko wakoze subscribe, nizere ko wakoze comment, hanyuma muri byose turi kuvuga we hari ushobora kutabona itende ukabona ubunyobwa ukikorera peanut butter, ushobora kutabona peanut butter avoka ntuyibure ukagira iyo mukati urimo avoka, why not? Ni karori ziteranyije kuri karori, byose bikagenda bikubaka umubiri, bikubaka ubuzima. Ibishyimbo rero nabyo burya ni imwe mu ifunguro twita irya giturage akenshi, kubera ko nibyo bihingwa cyane, ikindi nibyo byera cyane, ikindi nibyo abantu benshi cyane bisangamo. Rero ibishyimbo, reba wiririye umuceri wawe ukawushyiraho ifiriti, ugashyiraho mayoneze, ugashyiraho na avoka na mayoneze, kuko hari igihe avoka utegura nka salade, byose ukaba wabirya gutyo muri ubwo buryo. Ni ibiryo byinshi cyane rero, nawe ndagusaba, ikiganiro ntabwo ari icyanjye gusa, aba ari icyamwe, ahubwo igihe ntabwo ari icyanjye, ikiganiro kiba ari icyanyu. Tujye munyemera tuganire muri comment. Niba ugeze hano ku munota wa 12 n'amasegonda 14, mbabarira umbwire ni ikihe kintu waba warakoresheje ukabyibuha, cyangwa ni ikihe kintu niba udashaka kubyibuha witondera ukavuga kino ningikoraho ndahita mbyibuha kandi ntabwo nshaka kongera ibiro. Icyo kintu kitubwire, hari igihe hari undi muntu ushobora kuba ameze kimwe, we gishobora gufasha. Wowe uri kukirinda kubera ko ushaka kongera ibiro, ariko we hari igihe aba agikeneye kugira ngo agire gute, kuko ushaka kugabanya ibiro, hari igihe aba agikeneye kugira ngo yongere ibiro. Ni kuri channel y'umuryango w'Ishusho TV, mba mbaremo ideni, mba mbyibuka. Muzantinde, muzangaye gutinda ariko ntimuzangaye guhera, sibyo? Hanyuma nurangiza ukurikiza ibyo biryo, ibyo Imana yagushoboje, wabonye peanut butter ikoreshe, nubiboneye rimwe urye peanut butter mu gitondo, umugati, saa sita urye voka, nijoro urye amafiriti arimo mayoneze, umubiri ntabwo uzanga kuza. Ikindi ugira apeti, ugira apeti. Ushaka kumenya impamvu urya ntubyibuhe, shaka video muri video twakoze. Ushaka kumenya simufu wakoresha ukabyibuha, shaka muri video twarazikoze. Ushaka kumenya detox wakoresha kugira ngo ugabanye ibiro, ugire umubiri neza, utwike ikinure cy'ukunda, yishake twarazikoze, ndabizi video zirenga 400 narabikoze. Imana ibahezagire, ibarinde, ndabakunda. Ni Shusho kuri Shusho TV. Thanks for watching. Bye.